Haleluya. Imana ni nziza kandi ibihe byose. Amena. Bana b'Imana ndabasuhuje cyane. Yesu ashimwe. Nshimishijwe cyane n'uyu mwanya n'aya mahirwe ngize yo kugira ngo uyu munsi kuri iyi sabato, kuri iyi tariki Imana iba yateguye yuko naza nkagira umugisha kuri mwebwe tukabana twigana ijambo ry'Imana kandi namwe mukangiriraho umugisha. Imana yacu ibihimbarizwe. Amazina yanjye bayababwiye, nsengera ku itorero rya Nyamirambo mu ntara ya Nyamirambo. Ahari ndagira ngo mbanze mbahe n'intashyo z'abizera. Niho nimugoroba naraye ntangiriye isabato n'abayobozi b'itorero twari turi kumwe ndetse na pastor. Mbese izo ntashyo murazakiriye rwose ngo mukomere mu rugendo. Rero nabivugaga yuko ari amahirwe ngize yo kuza hano. Ntabwo ari ubwa mbere mpaza, ariko mu buryo bwo kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana ni ubwa mbere. Icyakoze nagiye njya ku ntara ya Gikondo, ariko hano ku itorero rya Karambo nibwo tugiye kwigana ijambo ry'Imana. Ariko harimo abantu tuziranye benshi, harimo inshuti, harimo abavandimwe dusanzwe tuziranye uhereye kuri pastor ndetse na benshi mu bayobozi ndetse n'abizera. Ntago madamu twabashije kuzana, ndi umugabo wubatse ufite umudamu n'abana 3, ariko abana 2 twazanye. Madamu yari afite umushyitsi kandi utari ufite intege nke, utari gushobora kuza kwicara yenda nk'igihe twebwe tubasha kwicara. Biba ngombwa ko aza kumufashiriza mu rugo, ariko abana bo bari mu iteraniro turi kumwe, kereka umwe mutoya niwe basigaranye, ariko nawe yampaye intashyo nazo muzakire. Reka nshimire iyi korali cyane, iririmbye neza, kandi muri rusange nshimire gahunda nabasanganye, ndetse nshimire abayobozi babafasha, itsinda nabonye hano ribafasha mu guhimbaza Imana. Muririmba neza rwose ukumva ni umwimerere wa Kidivantiste. Imana ibaha umugisha. Itorero rya Nyamirambo ni intara ya Nyamirambo muri rusange, n'intara ya Gikondo ubu bafitanye ubumwe bukomeye bitewe n'uko itorero ry'Imana rirafatanya. Kuko itorero rya Karambo yakiriye amatorero amwe yo muri Gikondo, niko ni Nyamirambo byagenze. Nyamirambo natwe ku ntara twakiriye Nyarurama, ariko hari abandi n'ubundi ku itorero ryacu rya Rugunga bakiriye ikindi gice kihegereye cy'abantu basengeraga Igikondo. Ibyo rero itorero ry'Imana nk'uko indirimbo yacu ya 18 ibivuga, rirafatanya, rigahuriza hamwe kandi turakundana. Rero ni umugisha ukomeye, nubwo haba harabaye ingorane, ariko ni n'umugisha kubona aho usengera. Kandi nkatwe dufite n'inyubako nini ibitugoye, tubagiriraho n'umugisha buriya bakadufasha. Mujye mudusabira rero kugira ngo ibyo nabyo bibashe kugenda neza. Ntabwo ndi butinde kuko n'ubundi ndareba iminota yagiye, ndabona saa 6 zo zirabura iminota igera ku 9. Nizere yuko atari ngiye uza kuba wishe igihe niba mwajyaga mutaha saa 6, ariko ndagerageza nanjye gukoresha igihe neza. Iyi korali amagambo imaze kuririmba mu ndirimbo wagira ngo twarateguranye, niyo ngewe ngiye kuvuga mu bigo bw'ikibwirizwa. Ni amagambo rero n'ubundi ajyanye n'ibihe turimo by'ubusonga,
tugiye kwigana amagambo avuga ngo ubusonga si icyo ukora ahubwo ni imibereho. Ubusonga si icyo ukora ahubwo ni imibereho. Mu nkundire kugira ngo dufate akanya gato cyane twongere dusenga Imana. Urakoze Data mwiza uri mu ijuru, urakoze kubw'ineza yawe n'urukundo rwawe rwinshi, uhabwa icyubahiro. Umwanya nk'uyu nguyu utwemereye yuko twiga ijambo ryawe, twagombaga kwigishwa n'abamarayika bo mu ijuru, ariko wemeye ko umwana w'umuntu ari we wigishije ijambo ryawe, kandi wadusezeraniye yuko tuzigishwa nawe. Niyo mpamvu tugusabye ngo Mwuka Wera wawe agenderere ibitekerezo bya buri muntu wese, kandi agire icyo abikorera kugira ngo ijambo ryawe rigire umwanya muri twe, kandi tubashe kumva icyo utubwira kugira ngo ijambo ryawe twese ridukizanye mu izina rya Yesu. Akenshi abantu bagiye bumva ijambo ubusonga bakaryumvira mu buryo bumwe gusa, bakaryumvira mu buryo bw'amafaranga. Akaba yumva yuko mu gihe atanze amafaranga ubwo abaye igisonga birangiye. Ariko ubusonga ni ijambo ryagutse cyane, birenze icyo ukora ahubwo bikaba imibereho yawe. Korali yakoze bivuze neza ndetse yuko ari impagarike yose. Ubundi akenshi iyo havuzwe ubusonga abantu benshi bumva amafaranga, ariko ubusonga buragutse cyane. Kandi iyo havuzwe igisonga mu buryo busanzwe, ni umuntu wizewe washinzwe ubuyobozi bw'umutungo w'urugo, cyangwa ubuyobozi bw'umutungo w'ikigo, cyangwa w'undi muntu. Ubusonga ni umwanya cyangwa ni inshingano z'umurimo w'ubusonga. Ariko noneho iyo tuvuze ubusonga bwa gikristo, ku mukristo bivuze inshingano umuntu afite ku by'Imana yamuragije, ari byo impagarike y'umubiri we wose, arizo impano n'ubushobozi ndetse n'ubutunzi. Ubusonga rero bwiza ni ukutihugiraho, ari byo bivuze kwiha Imana mu buryo bwuzuye no gukorera abandi. Iyo dusomye isomo riri muri Luka igice cya 10 ku murongo wa 27, iri somo ndagira ngo mubumbure Bibiliya turisome. Luka igice cya 10 ku murongo wa 27, aravuga ngo, aramusubiza ati, ukundishe Uwiteka Imana yawe n'umutima wawe wose, kandi ukunde na mugenzi wawe nk'uko wikunda. Iri somo rivuga yuko igisonga nyakuri kigomba gukundisha Imana n'umutima wose, n'ubumpagarike yose, n'ubugingo bwose, ariko icya kabiri agakunda na mugenzi we nk'uko agira gute, nk'uko yikunda. Ibisonga rero nyakuri bibera abantu bose umugisha. Iyo uri igisonga ubera abantu umugisha, ndetse ubera mugisha itorero, ntibirangiriye ku itorero ahubwo n'igihugu cyose muri rusange. Imana yatugize ibisonga byayo kubw'inyungu zacu aho kuba inyungu zayo. Imana kugira ngo yatugize ibisonga, turaza gusanga ni kubw'inyungu zacu kurenza uko twebwe twatekereza yuko ari inyungu z'Imana. Ariko Imana yaduhaye inshingano ikomeye, kuko turi abacungamutungo w'ibintu by'Imana. Ubusonga rero bugizwe n'ingingo enye z'ingenzi, ari nazo tugiye kurebera hamwe, hanyuma tugasoza. Ingingo ya mbere ikomeye igize ubusonga ni ubusonga bw'umubiri, cyangwa se icyo twakwita ubusonga bw'impagarike. Umubiri wose uhereye ku musatsi ukageza ku bworo bw'ikirenge. Pawulo yabivuze neza mu rwa mbere rw'Abakorinto
mu gice cyawo cya gatandatu umurongo wa 19 ndetse n'umurongo wa 20. Urwa mbere rw'Abakorinto igice cya gatandatu umurongo wa 19 n'umurongo wa 20. Yaravuze ngo mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'Umwuka Wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana, kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge, kuko mwaguzwe igiciro. Nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana. Turi ab'igiciro cyinshi, ariko imibiri yacu ni insengero za Mwuka Wera. Mu gitabo cyitwa iby'Abadivantisite bizera paje 280 ku ngeri mfite, ni icyigisho cya 22 cyitwa imyitwarire ya Gikristo. Banditsemo amagambo avuga ngo ubwoko bw'Imana ni ibisonga by'imibiri yabo, kuko twaguzwe igiciro cyinshi, turacungurwa, turi ab'Imana, turi umurimo w'intoki zayo, turi abayo koko. Twahamagariwe kuba ubwoko bwera bufite intekerezo nzima, bufite amarangamutima n'imyitwarire bifitanye isano n'ijuru, kugira ngo tuyoborwe na Mwuka Muziranenge. Niba rero imibiri yacu ari insengero za Mwuka Wera, tugomba kugira imibereho ihuje n'ijambo ry'Imana. Hehe rero, mu mirire, mu myambarire, mu mivugire yacu, mu mikorere, aho hose tugomba kugaragara ko turi ibisonga by'Imana kandi biyikiranukira. Dufite amahame 8 agenga ubuzima, kandi ayo mahame 8 yanditse muri iki gitabo cy'iby'Abadivantisite b'umunsi wa 7 bizera. Ayo mahame 8 agenga ubuzima ndagira ngo nyanyuremo gatoya, utege amatwi wumve yuko buri hame ryose rijyanye n'imibereho yawe. Aya mahame 8 agizwe n'ijambo ryitwa New Start. Bagiye basesengura buri nyuguti, ni inyuguti 8. Inyuguti ya mbere ni nutrition, imirire myiza. Paulo yanditse amagambo aboneka mu rwa mbere rw'Abakorinto mu gice cya 10 ku murongo wa 31. Aravuga ngo namwe iyo murya cyangwa iyo munywa, cyangwa mukora ikindi cyose, mujye mukorera byose guhimbaza Imana. Ibyerekeranye imirire myiza ni ikintu umudivantisite wese yagombye kumenya, ariko kandi ibyo ngira ngo n'ubundi murabizi yuko abantu bo hanze babituziho, yuko abadivantisite ku cyerekeranye no kwitungira amagara icyo kintu tukizi cyane. Aha muri iki gitabo hari amagambo make cyane nshaka gusomaho ku cyerekeranye n'imirire myiza. Buriya Imana muri Edeni yahaye umuntu ibikwiriye kumutunga bya nyabyo, ariko bitewe n'ibibazo turiho n'igihe cy'iterambere, ubu usanga ibintu imirire yacu ahari yajyanye n'igisirimu, isigaye ari imirire yangiza ubuzima bwacu. Ibyo rero hano umuhanuzikazi w'Imana muri iki gitabo ni ku cyigisho cya 28 kivuga imyitwarire ya Gikristo, yaranditse ati ibibazo by'ubuzima byo muri iki gihe bizanwa ahanini n'indwara akenshi ziterwa n'imirire ndetse n'uburyo bwo kubaho. Imirire yateganyijwe n'Imana igizwe n'imbuto, amatunda, ibinyamisogwe n'imboga bifite intungamubiri zose
zikwiriye ubuzima buzira umuze. Ngibyo iby'Imana yaduhaye, ni imbuto, ni amatunda, ni ibinyamisogwe, ni imboga. Ibyo nibyo twagombye gukuramo intungamubiri. Ariko akenshi murabizi yuko ibintu by'amasukari menshi, ibintu birimo amavuta menshi, ari byo byagiye byangiza abantu, ndetse abantu benshi bakaba bafite uburwayi, ndetse bafite n'uburwayi butabasha gukira. Ahari buri nyuguti yose ifite icyigisho gishobora gutwara isaha, ariko ku cyerekeranye n'imirire, igisonga cy'Imana ntabwo gikwiye gupfa gutamira ibyo kibonye cyose, nganywe ibyo abonye byose. Yagombye kureba ngo ibi bihuje n'ijambo ry'Imana. Kubw'igihe gitoya reka njye ku cya kabiri, exercice, ni imyitozo ngororamubiri. Ahari ku myitozo ngororamubiri abantu benshi ntabwo babasha kuyiha agaciro, ariko kandi ikwiye guhabwa agaciro n'umuntu wese uvuga ko ari igisonga cy'Imana. Ndetse n'umuntu ukuze buriya yagombye kugira imyitozo ngororamubiri ye ijyanye n'imbaraga ze. Ushobora kutiruka ariko ukagira akamarishe gato ukora, cyangwa ukagira uburyo ugorora umubiri wawe. Ariko ndagira ngo mbasomere amagambo bavuze, n'ubundi ndacyari ku cyigisho cya 28. Mwumve ikintu umuhanuzikazi w'Imana yavuze. Yaravuze ngo gukora imyitozo ngororamubiri buri gihe ni ihame ryoroheje mu kongera imbaraga z'umubiri, kugabanya umunaniro, gufasha mu kugira ubushobozi bwo kwitegeka, gukomeza umubiri, kuringaniza umubyibuho, kugira ikimero cyiza, kugira uruhu rurushijeho kuba rwiza, no kugira igogora ryiza. Ngibyo ibyo bidufasha. Umva ikindi kintu gikomeye bikora: rigabanya indwara z'umunaniro n'iz'umutima na kanseri. Imyitozo ngororamubiri si ikintu ushobora gukora cyangwa ukareka, ahubwo ni ingenzi mu kutugeza ku buzima bwiza, bwaba ubw'umubiri hamwe n'ubw'ibitekerezo. Buriya imyitozo ngororamubiri itugeza ku buzima bwiza, si umubiri gusa ahubwo n'ibitekerezo. Buriya iyo wakoze imyitozo ngororamubiri ubasha kuruhuka neza, hanyuma ibitekerezo byawe ukumva biri ku murongo. Wakwiga ijambo ry'Imana ukumva bigize gute, ukumva bigiyemo. Waririmba ukumva indirimbo yo guhimbaza Imana igize gute, irazamutse. N'abasomeye byinshi, kugabanya umubyibuho, kugira ikimero cyiza, kugira uruhu rwiza. Uzasanga umuntu ukora imyitozo ngororamubiri igihe cyose ahora anezerewe, kuko umubiri we uba uguwe neza. Reka ngere ku cya gatatu, water, amazi. Amazi rero buriya kenshi usanga kunywa amazi nabyo bitubera ikibazo. Niba hari ikinyobwa kiriho ku isi gihendutse ni amazi. Usibye mu mujyi tuyagura, ariko ubundi mu cyaro amazi ni ubuntu. Amasoko arahari, ndetse ku bitembo rwose amazi yirirwa ameneka. Rero nta muntu wavuga ngo buriya hari iyo Imana ijya gushyiraho ikindi kinyobwa gihenze akaba aricyo kigirira umubiri akamaro, umuntu yari kuzajya avuga ati Imana, uru rugero yadushyizeho sinabasha kubona iki kinyobwa ngo kigirire umubiri akamaro kuko ntabona amafaranga yo kukigura. Ariko n'umuntu ukenye abasha kubona amazi ahagije. Amagambo make bavuze ku cyerekeranye n'amazi meza, baravuze ngo umubiri w'umuntu ugizwe na 75% z'amazi, ariko amazi akomeza kuba make mu mubiri kugeza kubera guhumeka no kubira ibyuya n'indi myanda y'umubiri isohoka hanze. Niyo mpamvu ari ingenzi kunywa ibirahure 6 cyangwa 8 by'amazi meza ku munsi kugira ngo tumererwe neza. Undi murimo ukomeye w'amazi ni ugusukura umubiri, hanyuma umuntu akaruhuka neza. Amazi adufasha imbere ariko adufasha n'inyuma, yaba gusukura umubiri, yaba gusukura imyenda twambara, amazi abasha kudufasha. Bavuze ibirahure 6 cyangwa se ibirahure 8. Urugero rw'ibirahure ruragoye kurushyiraho kubera yuko ibirahure nabyo ubwabyo ntabwo bigira gute, ntabwo bingana. Ariko reka mbahe
Ah, urugero ahari rworoshye abahanga batanze kugira ngo ubashe kumenya amazi ushobora kunywa ku munsi, ni uko ushobora gufata ibiro ufite hanyuma ukagabanya 30. Igisubizo ubona ukibona muri litiro cyangwa se mu bisukika. Urwo ni rwo rugero rw'amazi ubasha kunywa. Ariko ikibazo, niba uri igisonga cy'Imana ntubashe kunywa amazi kandi Imana yaraduhaye amazi ku buntu, yaranadusabye kuyanywa, ukumva yuko ngo nuza hano mu rusengero ugatanga amafaranga ngo uzaba ubivunje ngo bikaba birarangiye ngo ubaye igisonga. Ibyo rwose ntabwo waba ubaye igisonga cy'Imana gikiranuka. Sunrise, imirasire y'izuba. Nagiye ku nyuguti ya 4. Iyi nyuguti ya 4, imirasire y'izuba, rwose umva, inaha mu Rwanda, reka mvuge muri Afurika, ariko reka nivugire iwacu mu Rwanda dufite amahirwe akomeye. Ahari Imana ibashije kukibaza umuntu wese kikamutsinda, nta kwiregura yabona, kubera ko hari ibihugu bimara amezi 6 bikanayarenza batabashije kubona umucyo w'izuba. Twebwe tubyirwa yuko uyu muntu abyutse mu gitondo akajya ku kazuba kagasusuruko byibuze iminota 10 cyangwa 15, ibyo byaba bihagije. Ariko se hazagomba gukorwa iki kugira ngo nako kazuba ukajyeho, mu gihe abandi kugira ngo babashe kubona vitamini D kubera kutabona izuba bakoresha ibinini, abandi bakabatera inshinge, ariko umuntu akavuga ko ari igisonga cy'Imana, kumvira Imana kuri uyu mucyo wo kujya ku gasusuruko bikaba byaramunaniye, kandi niwe bifitiye akamaro. Ahari Imana yaduhaye umucyo wose nk'abadivantisiti, ntago rero ikibazo cyaba kiri ku Mana, ahubwo ikibazo kiri kuri njyewe, ikibazo cyaba kiri kuri wowe utabikora. Ariko mwumva amagambo make ngiye gusoma, baravuze ngo umucyo ni ingenzi ku buzima. Izuba rifasha gukuza ibintu byose dukomoraho imbaraga zikwiriye ubuzima bw'umubiri wacu. Izuba rigira uruhare mu kuduha umwuka mwiza duhumeka, rituma habaho ubuzima no gukira indwara. Muzi yuko hari indwara nyinshi dukira ari uko twose akazuba gusa. Kujya ku kazuba kakandi kagasusuruko cyangwa se ka nimugoroba karenga kamwe bita ngo ni ka kibera inka, hari indwara nyinshi bidukiza kubera kugira gute kujya kuri ako kazuba. Ariko kugira ngo umuntu azabyumve nabyo usanga ari bindi. Hari igihe n'umuntu bamubwira bati indwara urwaye uzabasha kujya ku kazuba gusa, nta yindi miti usabwa kugira gute, nta yindi miti usabwa kunywa. Rero tugomba kumvira Imana kuri buri ntambwe yose, niba dushobora kuba ibisonga by'Imana bikiranukira. Temperance cyangwa se kwirinda, nicyo cya 5 tugezeho. Abadivantisite kwirinda turabyizi, kuko na Petero yaranditse ati kumenya mukongereho kwirinda. Tuzi byinshi ariko tugomba kumenya kwirinda. Kwirinda kuri buri kimwe cyose, mukinjira mu mubiri, mu cyo ugiye gukoresha umubiri wawe, icyo ugiye gusiga, yaba ari amavuta ugiye gusiga ku ruhu, kureba buri kimwe cyose ngo ese uyu mubiri wanjye Imana ibamo kuko ari urusengero rwa Mwuka Wera, ndi kuwukoresha nte? Ntabwo ndiri bugiye muri byinshi mu biribwa n'ibinyobwa ibyo dukwiye gukoresha. Tuzi ko abadivantisite birinda ibintu byinshi, ariko hari ikintu kijya kisobwa benshi mu badivantisite, icyerekeranye n'icyo hano bavuze muri iki gitabo, kunywa ikawa no gukoresha ibyayi birimo amajyani ayasanzwe yo mu nganda atera ikibazo. Usanga umuntu yirinda ariko ka kawa akagira gute, akagakoresha, kandi batubwira yuko kawa nayo ikomeye cyane ndetse kuyinywa iri ku rugero rwo hejuru nk'uko no kurenza inzoga. Ariko umukristo agomba kugira ubwenge bwo kwirinda icyangiza cyose no kurya icyiza ku rugero. Ugomba kumenya kurira ku rugero, ugomba kumenya kurira ku gihe, kandi no kumenya ibyo ukwiriye gukoresha. Reka ngere umwuka mwiza.
Umwuka mwiza muri iki gitabo baravuze ngo ahantu hari umwuka utari mwiza, haba mu nzu cyangwa hanze, hatuma amaraso atabasha gutembera. Umwuka atabasha gutembereza umwuka muri buri rugingo rw'umubiri wacu. Niyo mpamvu habura ubuzima bwiza no gukomera. Ni ingenzi rero gukora ibishoboka byose buri munsi kugira ngo tubone umwuka mwiza. Tuzi yuko inyandiko zacu zitugira inama yuko aho umuntu yaraye agomba gufungura amadirishya kugira ngo mu nzu habanje kwinjira umwuka mwiza. Ndetse ahubwo inama banaduha hatubwira yuko mu gihe ibyo wiyoroshe, ibintu wiyoroshe kuko uba wabimazemo amasaha menshi ubihumekiramo umwuka, mu gitondo wagombye kubishyira n'ahantu hari akazuba kugira ngo nabyo byinjiremo umwuka mwiza. Atari ukumesa buri munsi ngo wongere wanike, oya, ahubwo kubishyira ahantu hari akazuba kugira ngo bifashe umwuka mwiza, kandi izuba hari udukoko ribasha kwicamo. Rero tugomba kugira nyine umwuka mwiza, guhumeka umwuka mwiza, kuko iki nacyo nicyo Imana idusaba. Naho dutuye tugomba kureba ko nta kintu kiri kutubuza guhumeka umwuka mwiza. Ndimo kubinyuramo nihuta, ariko reka ngere ku cya karindwi, rest cyangwa ikiruhuko. Umudivantiste yagombye kugira ikiruhuko. Ikiruhuko ni ingenzi ku buzima bw'umubiri n'intekerezo. Muri Mariko igice cya 6 umurongo wa 31, itegeko ryuzuye Kristo yahaye abigishwa be bari barushye natwe turarihabwa ngo muze mwenyine ahiherereye aho abantu bataba muruhukeho hato. Ibihe byo kuruhuka biduha umutuzo dukeneye kugira ngo dushyikirane n'Imana. Ntabwo umuntu ashobora gushyikirana n'Imana ataruhutse. Imana yaduhaye ijoro kugira ngo turiruhuke. Byibuze umuntu mukuru guhera ku myaka 30 kuzamura yagombye kuryama amasaha 7 cyangwa kugera ku 8, kandi byibuze ntarenze saa 3 z'ijoro, waba ukabije saa 4. Ntabwo umuntu ashobora kuryama saa 6 z'ijoro, saa 7 z'ijoro ukavuga ngo mu gitondo uzabyuka wiga ijambo ry'Imana, ngo uzabyuka saa 11 usome. Umva, ntabwo wabishobora. Sinzi ko umubiri wawe waba uteye ukundi. Gusa niyo wabishobora wasoma amapaje 2 ntugire n'ijambo na rimwe umenya mu byo wasomye. Kugira ngo ubashe kuba igisonga cy'Imana rero ni uko ubasha kuruhuka neza mu gitondo cya kare ugasabana n'Imana. Kugira ngo umuntu abashe gutsinda muri ubu buzima, abashe kugira imibereho yubaha Imana, ntabwo yabishobora atagize igihe cyo gusenga no kwiga ijambo ry'Imana. Ariko se byagushobokera bite utaruhutse? Ikiruhuko rero ni ngombwa muri ubu buzima kugira ngo umuntu abashe kuba igisonga. Trust in God, kwiringira Imana. Umukristo akwiye kwiringira Imana muri buri kimwe. Muri ubu buzima duhura n'ibibazo byinshi, duhura n'ingorane, duhura n'ibindi, ariko ikintu gikomeza umukristo ni ukwiringira Imana. Ndetse no mu bihe bikomeye umukristo asabwa kwiringira Imana. Kandi no muri ibi byose ntabwo ushobora kubahiriza buri hame ryose udafitemo kwiringira Imana. Niyo mpamvu umuntu aba agomba kwiringira Imana. Rero amagambo ari mu Baroma mu gice cya 12, isomo ryiza Paulo yavuze ngo umurongo wa 1 n'uwa 2. Abaroma igice cya 12 umurongo wa 1 n'uwa 2, nuko rero bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo byera bishimwa n'Imana, ariko kwikorera kwanyu gukwiriye. Umurongo wa 2, kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Imibiri yacu igomba kuba ibitambo byera bizima bishimwa n'Imana. Kera niyo bajyaga gutamba, nta muntu wajyaga gutamba igitambo gifite inenge.
ntabwo byashobokaga. Umutambyi yabanzaga gusuzuma igitambo, none umuntu akumva yuko ashobora kwangiza umubiri we kandi yarangiza akavuga ngo ndi igitambo kizima cyera gishimwa n'Imana. Ntabwo ibyo bishoboka. Nasomye amagambo ku inama ku mirire n'ibyo kurya muri iki gitabo cya Ellen White, numva kuri aya mahame 8, numva kugerekeranye no kwirinda ni amahame akomeye cyane. Ni kuri page 44 ahavuga imirire n'iby'umwuka. Yaravuze ngo ntihakagire umuntu uvuga ko yubaha Imana ngo yirengagize kandi akerense imibereho myiza y'umubiri, maze yibwire ko kutirinda atari icyaha, kandi ko bitabasha kugira ingaruka mu by'umwuka. Hariho isano y'ubumwe hagati y'umubiri n'intekerezo zacu. Iyi sano irakomeye cyane. Ntihatizagira umuntu unanirwa kwirinda ahari ngo yumve ko adakoze icyaha. Abakoze icyaha rwose nk'uko ijambo ry'Imana ribiduhamiriza. Baravuze ngo kugomera amategeko agenga imibiri yacu ni ukugomera amategeko y'Imana. Kugomera amategeko agenga imibiri yacu ni ukugomera amategeko y'Imana. Baravuze ngo benshi mu bavuga ko bakunda Yesu Kristo ntibamugaragariza icyubahiro akwiriye ngo bumvire. Uwo yemeye gutanga ubuzima bwe kugira ngo abakize urupfu rw'iteka ryose ntabwo ahabwa icyubahiro akwiriye, cyangwa ngo yubahwe, cyangwa ngo abishimirwe. Ibi ubibonera ku buryo bafata nabi imibiri yabo bakayihemukira bagomera amategeko agenga ubuzima bwabo. Gukomeza kwica amategeko agenga ibyaremwe ni ugukomeza kwica amategeko y'Imana. Rero bavandimwe, ndagira ngo rwose umuntu kugira ngo yumve ko ari igisonga cy'Imana adafata umubiri we neza, adakurikiza aya mahame agenga ubuzima, yaba ari ukwibeshya cyane. Ntabwo iby'umwuka ushobora kubigeraho, ntabwo ushobora kubahiriza amategeko 10 y'Imana, aya mategeko y'ubuzima utayubahiriza. Ijambo ry'Imana mwumvise rwose yuko ribiduhamiriza neza, kandi ibyo birakwiriye yuko niba dushaka kuba ibisonga by'Imana tukaba turi mu rugendo rugana mu ijuru, dukwiye gufata uru rusengero rwacu neza. Reka njye ku ngingo ya 2 ivuga ubusonga bw'Imana. Iyo twari turangije ni ingingo nyamukuru ivuga ubusonga bw'umubiri cyangwa bw'impagarike. Noneho hari ubusonga nk'impano. Buri wese afite impano. Petero yaranditse mu rwa mbere rwa Petero igice cya 4 ku murongo wa 10, aravuga ngo kandi nk'uko umuntu yahawe impano aba ariko muzigaburirana nk'uko bikwiriye ibisonga byiza by'ubuntu bw'Imana by'uburyo bwinshi. Rero buri muntu wese afite impano z'ubushobozi bwe bwihariye. Umwe ashobora kuba umuhanga mu ndirimbo, undi azi gukora imirimo y'amaboko, undi akamenya kwita ku bababaye n'izindi nyinshi. Ndetse reka mbabwire ngo no kuvuga neza ni impano. No gusuhuza umuntu ukamusuhuzanya umutima mwiza nayo ni impano. Impano ni nyinshi rwose. Gutanga ni impano. Umuntu wese impano yahawe abasha kuyikoresha neza, agahesha uwayimuhaye, akayimuheshereza icyubahiro, cyangwa se akayimugarisha. Ndetse abantu bamwe bahawe impano, ariko izo mpano ntabwo bazikoresha bihimbaza. Nshobora kuba ndi umubwiriza, nzi kubwiriza neza, ariko ngira ngo shimwe n'abantu, ngira ngo iyo mpano yanjye ndetse nkayikubitisha abandi. Ushobora kuba uri umuririmbyi cyangwa se impano yindi utayikoreshereza Imana. Kugira ngo tubashe kugira umugisha, nuko impano twahawe tuyikoresha mu murimo w'Imana. Reka mbahe urugero ruri muri Matayo mu gice cya 25, uhereye ku murongo wa 14 ukageza ku murongo wa 30. Ntabwo ndi buhasome, ahubwo havuga umugani w'abagaragu bahawe itaranto. Umwe agahabwa 5, undi agahabwa 2, undi agahabwa 1, kugira ngo babashe kuzikoresha. Kuko igitekerezo mukizi, shebuja yaje kubareba maze asanga
buri umwe wese n'itarante yahawe. Uwahawe 5 asanga yazibyaje izindi 5, aramushima. Ndetse n'uwahawe 2 asanga yazibyaje izindi zingahe? Izindi 2. Ariko uwahawe 1 we yaragiye arayitaba, aravuga ati databuja ndamuzi, atazaza agasanga nayo narayibuze maze tukamerana nabi, yarayitaba. Ariko ntabwo shebuja yigeze amushima, ahubwo yaramugaye kandi amuciraho iteka, kubera yuko impano yahawe ntabwo yabashije kuyikoresha ngo ayibyaze izindi. Umuntu impano ye abasha kuyibyaza izindi mu gihe ayikoresha. Niba uri umuririmbyi ukaririmba neza, ijwi ryawe rikabasha kugeza ubutumwa ku bandi, iyo mpano irakura, kandi uko kuze niko kuyibyaza izindi. Niba ufite impano runaka, yikoreshe urebe ko itaziyongera. Imana yiteguye kukongerera impano, ariko mu gihe twayikoresheje. Umuntu wese rero agomba gukoresha impano ye, kuko nta muntu utagira impano. Kandi ukoresha neza impano, databuja mukuru naza azamuha ingororano. Reka ngire ku ngingo ya 3 ivuga ubusonga bw'igihe. Ubusonga bw'igihe. Nk'ibisonga bikiranuka, duhesha Imana ikuzo mu gukoresha neza igihe. Isomo uyu muvandimwe yadusomeye riri mu Bakolosayi igice cya 3 ku murongo wa 23 n'umurongo wa 24. Havuga ngo ibyo mukora byose mubikore mubikuye ku mutima, nk'abakorera shobuja mukuru badakorera abantu, muzi yuko muzagororerwa nawe muhawe wa murage, kuko mukorera shobuja mukuru Kristo. Umuntu agomba gukora atavuga ngo arakorera umuntu runaka, ahubwo akorera Imana yo mu ijuru. Kuko ukorewe n'abantu washimwa n'abantu, ariko ibyo birangirira ku isi. Ariko nukorera Imana, databuja mukuru we azagushima, kandi ingororano yawe arayikubikiye. Igihe rero ni impano y'Imana, buri mwanya wose n'uw'igiciro cyinshi. Twagihawe kugira ngo tugikoreremo kugira imico tuzahorana mu buzima bw'iteka ryose. Ni ukuvuga iki gihe twahawe n'Imana ni igihe cyo kugira ngo Imana yaduhaye, ariko tukitegurire imico tuzahorana by'iteka ryose. Abantu benshi rero igihe bagikoresha mu buryo butandukanye. Abantu bagikoresha binezeza, abandi bagikoresha bakora ingendo za kure, abandi bagikoresha mu buryo butandukanye bareba filime n'ibyo bakunda. Hari umuntu uvuga ati igihe cyane ngewe ngikoresha nkurikirana imikino, imipira y'amaguru ndetse n'ibindi. Ariko igihe cyose umuntu apfusha ubusa tuzakibazwa. Igihe umuntu apfusha ubusa mu bidafite umumaro, icyo gihe cyose umuntu azakibazwa. Ubusonga bw'igihe rero twagombye kubukoresha mu gusabana n'Imana no gukiriza Kristo imitima. Icyo kiri ku isonga mu by'Imana izabaza igisonga cyayo. Imana yo yikubitiye igihe cyayo ikidushyiriraho, ariyo munsi w'isabato. Mu gihe cy'irema Imana yaduhaye igihe igishyira ku ruhande, ari wo munsi wa 7 w'isabato, nk'igihe cyejejwe cyagenewe umushyikirano n'Imana yacu. Indi minsi 6 twayiherewe kugira ngo mu muryango w'abantu umuntu abashe gukora no kwita kubo Imana yamuhaye, cyangwa se kwita ku bimutunga muri ubu buzima. Ariko ikibabaje ni uko igihe cy'Imana nacyo ari cyo munsi w'isabato nacyo twagifashe tukaba tugikoreshamo gahunda zacu. Umuntu asigaye abura umwanya yenda wo kujya gusura nk'umuntu wabyaye, agafata ibintu kenshi kubera ko haje n'iterambere, yenda akabaho nubwo abijyanye mu modoka kumva ko atikoreye, ariko
ni imizigo uba ushyize mu modoka birumvikana, kandi nugerayo ntabwo uri bukuzemo telekomande ngo byemere, nubwo hari iterambere urakenera kubiterura kandi ni ku isabato. Ntekereza ko twagiye dukora byinshi, kandi tugomba kuzirikana umunsi wejejwe ko ari igihe cyo gushyikirana n'Imana, atari igihe cyo gukora iby'imirimo twabuze mu yindi minsi 6. Ndetse nta nubwo ari igihe, mu nama zigirwa itorero ho baravuze ngo nta nubwo ari n'igihe cyo kubona umwanya wo kwirirwa abantu basinziriye biryamiye, kuko bavunitse mu minsi 6. Igihe cy'umunsi wo gushyikirana n'Imana bakakigira igihe cy'ibitotsi. Ibyo ntabwo ari byo. Ahubwo mu Efeso Pawulo yaravuze mu gice cya 5 umurongo wa 15 n'uwa 16 ngo nuko mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge.